Reka dusuhuze mwese abakurikiye MC Peter TV show, tubabwira ngo ni ikaze kuri mwese, tubashimira subscriber yanyu, comment, like ndetse n'umwanya muduha kugira ngo mwicare ku bikorwa byacu. Tubaha ikaze rero, tubibutsa ko tuba turi mu nganji, aho ubasha kubona ikintu cyose ushaka cyose, ariko byo kurya, ibyo kunywa, komande cyangwa live uhibereye, byose ku nganji niho bibarizwa. Murakaza neza rero. Ndi kumwe rero na mukobwa wanyu Fanny, wa wundi mumenyereye, wa wundi muzi. Umukobwa wawe kuko arabaherutse kukumbaza, hari umuntu aherutse kwenda kunkubita arimo anyaka kanimero kawe, ambwira turiya muntu bita Fanny maka nimero ke nturamushaka iki ko afite umugabo, ati reka nimba nta n'uwo afite cyangwa namufite umume muce inyuma, ndavuganire kare nturamenye. Numva rero byakomeye, byarangiye da mubwiye ntiburetse ndaje mubaze, ahubwo nari bagiye kukubaza kugira ngo tuzimuhe. Ariko no mu ruhushyo no musi turazimu. Ariko wasanga yaranshakiraga ibintu bya business bitandukanye no gutereta. Ntabwo biziho abari hanze ahangaha, mva nkubwire niba n'ubundi uhabereye gushaka nimero ziwe ngo uyu yaje uze kuzimwiyakira kandi ubyandike aho ngaho, ujye ubishyira muri comment umenye ko uzishaka, pana kunyandikira inbox. Ariko niho bababwiye ngo niwo ngo bo bazajya babikubaza, none utajya kubarenganya. Siko nabivuze koko. Kuki utangiye kwivuguruza nyuma yuko uvuze ngo ushaka Fanny bazayambwira? Mumbabarire nanabivugiye ahangaha, noneho ntawe nzongera kubeshya. Nta mugabo afite, ari ku isoko, atavankubita noneho nuhinyaka ndayiguha. So Fanny, the boyfriend ngo afite umuhungu w'inshuti. Ako ntago aragira gahunda, uje ufite gahunda byaba ari byiza kurusha. Ntacyo afite, ubu ngubwo arahari. So reka rero nongere mbibwire ngo ni ikaze kuri mwese. No munsi wa none duherukana turimo tuganira uburyo iyo bwije abakobwa b'i Kigali bahinduka. Naratunguwe cyane kuko iyo bwije abakobwa b'i Kigali barahinduka, ariko no munsi ntago aricyo tujeho, nubwo twakigira part 2, ariko sicyo cy'ingenzi cyane turiho. Uyu munsi wa none tuje kugira ngo tuganire ngo ese umukobwa yishima ate iyo yarambagijwe n'umusore w'ingenzi. Ndagira ngo ubwo n'undi Fanny niwe, niyo mpamvu mwabonye ko ari we turi kumwe, n'umukobwa wanjye, niyo mpamvu tuba turi kumwe cyane. Araza kutubwira ni ibihe byishimo umuntu agira iyo haje umuntu kumurambagiza w'ingenzi. Se niki kimubwira ko uwaje ari uw'ingenzi? Hajya uwarambagijwe ni uri gutereta. Mbese kurambagizwa no guteretwa ni kimwe. Harambagizwa umukobwa, hakarambagiza umuhungu. Ni ukuvuga rero umukobwa yishima ate? Bari guteretana ngo bari kurambagiza. Baba barimo barambagizanya. Ariko twibutsa abantu bakurikiye MC Peter TV show, abantu bateretana barambagizanya ntago ari babandi bo hanze ahangaha. No hanze barahari, ariko guteretana birimo kurambagizanya ni wa muntu waje akubwira ko agukunda kandi akubwira ko afite n'intego kuri wowe yo kugushyira mu mago. Ibyo nibyo bita kurambagizanya. Ariko babandi baza guteretana bafite bya muri gahunda za tiku wa wundi wibira aho ngaho. Abo rero ntabwo ari ukurambagizanya. Abo ngaho no guteretana bijyanye n'irari. Nubwo skitizanya. So rero umukobwa yishima ate iyo yaje kurambagizwa n'umuntu ufite umumaro? Of course abakobwa bose bari kureba kino kiganiro, abenshi n'abafite abasheri bifuza kuba abagore, n'abatabafite bifuza umuntu wabakunda. Adeni bakaba nta mukobwa n'umwe utifuza kuvuga ngo nshaka kujya mu rwanjye, nubwo bari abakagararaho ngo nawe n'ibikomere byinshi ngo byageze gute, ariko biramushimisha cyane iyo azi neza yuko ari kumwe n'umuntu uri serious, ugiye kumugira umugore. Ugiye kubigira umugore. Noneho bikaba byiza cyane iyo ubonye wa mutipe uri serious ku buryo aza no kuri biri mu nzira. Hari ikintu ngenge mbwira abantu, nimba uje uri seri bituma umwana amara imyaka ngo muri kwiga nayo, iyo myaka ijye ku ruhande rundi. Kera abasogokuru n'abasogokuruza batushakiraga abagabo, akamutuzana noneho tutanamuzi, bakaza bagutereka hariya ariko bwa mbere umubonye, noneho naswe ahangaha ngo tukwigana imyaka n'imyaka. Aba bana bishakira abagabo, bishakira kubaka, ariko muri kubatindira. Gusa ikintu warimbajije reka nyivugeho, nta kintu gishimisha nk'uko nyine nawe wumva ko ubonye umuntu ugagaciro. Ahantu hose ugeze uba wumva uri proud ya wa muntu,
bitewe n'uko agaciro aguha ndetse n'intego mufitanye. So rero ahantu hose uba wiyumva, abakobwa kenshi niyo ari mu rukundo urabimenya, ahantu hose ibintu byose bikora yumva yishimye, nawe ubibona nyine uvuga ati akanyamuneza ari kugakura. Urumva ibintu byose aranabyibuha. Iyo umukobwa burya yishimye ntabwo ari ngombwa kurya cyane, ku bundi n'ubundi niyo ananutse abarya, ariko iyo harimo akantu k'urukundo bituma yishima cyane, and then bigatuma byibuha. Nyine uzabona umukobwa yabyibushye uri kubona yabaye no stress, nta kintu yitaho nyine cyerekeye na bya bintu by'amabifu niko bajya bavuga, ariko nanone byageraho akarusha ari kumwe na sheri wiwe cyangwa amuhamagaye byonyine nibwo uhita ubibona motivasiyo agira zo guhita ava mu bantu akajya kumwitaba, uburyo ahita amuhamagara, sheri byagenze gutya, nambaye gutya, nagiye muri ibi. Ubundi niho tubonera umukobwa uri wishimanye n'umuntu bari gukundana. Urakoze cyane. Aho ngaho twarimo twibaza ngo ni gute umukobwa yishima cyangwa se yumva amerewe neza iyo arimo arambagizwa n'umuntu w'ingenzi. Gatoya mu bintu uvuze byose hari ibintu ntoyemo kandi n'abadukurikira ibyo bari gutoramo, ariko hari icyo nshaka kwibaza. Ubundi umenya gute kuri murambagizwa n'umuntu w'ingenzi? Ni iki kikwereka ko umuntu ari confirmed? Mbese yafashe umwanzuro, ni iki cyabikubwira? Uzi impamvu akenshi tutajya tumenya gutandukanya umuntu dukunda n'utadukunda? Ntabwo tubanza gushishoza ngo turebe uyu muntu turi kumwe mu bwoko ki. Icya mbere cyo umuntu ugukunda bya nyabyo, iyo kugeza imbere, icya mbere akugira inama y'ibyo abona bitari byiza kuri wowe ndetse n'uburyo wakwitwara, kuko abateganya kugira umugore akavuga ati umugore wanjye w'ejo hazaza ntabwo nkeneye kumubona muri ibi bintu. Bya mbere na mbere akabigukuramo. Wa wundi uza kugutereta n'ubundi akakurekera akakubwira ati ibyo uri gukora by'amafuti nawe ubizi, cyangwa abandi bantu babikubwira ko ari iby'amafuti ariko ushire wawe ntabikubwire, egare ko n'ubundi nyine nta nubwo ateganya no kugira ikintu agukorera hagati aho. Ikindi ni umuntu ukunda kuganira ku iterambere ryanyu hagati yanyu. Niyo muri kuganira by'aba business n'ibiki, niyo muganira avuga ngo ejo n'ejo bundi tuzaba tugeze, apana kuvuga ngo nge nzaba ngeze igiti, tuzaba tugeze kuri ibi n'ibi, nitubikora gutya tukabikora gutya. Ntabwo ari kuvuga ngo nuko ngo naje mfite gahunda yo kurongorwa, ahubwo naje mfite gahunda yo kugira ngo twagure umuryango, tunatera imbere no mu bitekerezo ndetse no mu bushobozi. So rero nicyo kintu akenshi navuga gituma ibitekerezo, inama kugira, uburyo gufata, agaciro guha mu bantu, nicyo gituma uhita ubona umuhungu uri serious, ndetse n'umuhungu wakujyanye mu rugo iwabo cyangwa agatangira kwereka abavandimwe be, agenda gupresenta ku bavandimwe be, bani inshuti, abavandimwe, famiye atangira kwegereza famiye. Aho ngaho ujya umenya kuri mu murongo mwiza. Kandi ikindi ujye witwararika, uwo niwe mugabo wawe, sinzi ahandi hantu uzajya kumushakira, nimba hari aho mufite nyine mugenda. Ariko nimba babonye umuhungu ari kugira inama, ari kukubwira uko witwara, ari kukubwira uburyo wambara neza bitari kwa kundi kwambara ubusa, ari kukubwira inshuti ugendana nazo, akakubwira ati tugendana n'inshuti ziri seriye gutya na gutya, ari kugira inama y'ejo hazaza y'iterambere, ubona nyine akwitayeho, uwo muhungu ujye uvuga ngo murakoze cyane. Reka mbwira abantu badukurikiye, urimo urarasa ku ntego kandi ukavuga ibintu by'ingenzi, ariko kandi dufatanyije na Fani nongere nibutsa abantu bamwe ko kimwe mu bintu byakwereka umukobwa ko uwo bagiye kubana ari kumurambagiza by'ukuri bya nyabyo cyangwa se ari confirme yamaze gufata umwanzuro, harimo no kugupresenta mu muryango. Umuhungu wakubwiye ko agukunda, ikindi hari akantu ugeze kuvugaho byo kurambagizanya igihe kinini cyangwa gitoya. Igihe kinini gifite umumaro n'igihe gito gifite umumaro, biterwa n'igihe abarambagizanya bafite, ariko twemera ko ibijyanye n'urukundo n'imibano y'abantu ari Imana ibigena. Umuntu mushobora guhura mu kwezi kumwe, nyuma y'amezi 3 mukabana. Jewe ubwanjye nka MC Peter agiye narambagije imyaka 2. Arambagije imyaka 2 yose nyigendamo neza kugeza igihe cy'ubukwe kigeze. Abandi hari abamara ukwezi kumwe barambagizanya bitewe n'igihe bafite na gahunda z'imirimo bafite na pressure z'aho bagiye kwerekera, bagahita bihutisha ibintu. Byose biterwa n'uko urukundo rumeze. Ariko kimwe mu bintu byatuma biba confirme ukamenya ngo n'umuntu arankunda, iyo umuhungu asanze umukobwa akamurambagiza, akamugira inama kwa kundi bavugaga, bakaganira ibijyanye n'ibyo umwe akunda undi yanga, bakabimenyana,
bamara kurangiza bagafata umwanzuro umuhungu akakubwira tuzaze njye kukwereka ababyeyi iyo abafite yaba atanafite tuzaze njye kukwereka wenda mukuru w'umuryango ngende nkumurike umuryango cyangwa nubwo n'uwo yaba ariko nubwo dufite n'umuryango akaba afite umuntu afata nk'umukuru w'umuryango akaba ati nkujyaneyo uwo musore uzagufata akakujyanayo atahise yihutira mbere kubanza kuvuga ngo mubanze mujye kwaje kwapura urumva akavuga ati ngwino mbanze mujyane mu rugo nkwereka ababyeyi nyuma y'ukwezi kumwe mumaze muziranye nyuma y'amezi 2 ashize muziranye akagufata akagenda akakwereka ababyeyi yamara kukuvanayo akakubwira ati nanjye rero nimba uri proud yanjye uzajye kunyereka umuryango wawe nawe ukamujyana uriya musore mwamaze kuvayo iyo muje mukicara agahita atangira kuvuga ati rero fasha vuba vuba ndabona imiryango nta kibazo ndabona batwemeye byibura nze nsabe n'irembo nsabe irembo waje uriya musore uhita ushyiraho kavi gutya ushyiraho kavi ubu ngubu aba ari confirm mbwira abasore rero badukurikiye wait mani mwadufashije ko turi gukora ikiganiro nta sound dufite mwadufashije ni ikibazo cy'amagi ubu se ntabwo turi so murumva nyine ni hahandi kunganije twababwiraga ushobora kuza kumvamo sound z'abandi bantu ushobora kuza kumvamo n'abandi bari kunezezwa n'iki kiganiro nk'uko nawe ugikurikiye unejejwe nabyo rero ndagira ngo nkubwire ngo umusore wamaze gufata uwo mwanzuro mwageze mu miryango ku impande zombi yarangiza akakubwira ibintu byo kuza gusaba irembo ubwo yaje kukubwira ibyo gusaba irembo mwamaze kuvugana n'iby'inkwano kera ababyeyi twaricaraga tukaziganira bitewe n'aho tuzi tuzakura none ubu ngubu abana b'ubu musigaye mubirangiriza hariya ahubwo ababyeyi mukaza mutwemforma muduha amakuru mutubwira ngo azabona kuko erega abahungu bose ntabwo ari ko bafite ubushobozi bumwe murabanza mukicara nk'umukobwa nkawe sheri wawe mukicara mukaganira mukavuga ati rero bitewe n'ubushobozi buhari njye nawe ndabona hatanze izi nkwano izi n'izi n'ibi ngibi bikagenda gutya nk'ubu buryo gutya na gutya na gutya ubukobwa abasha kugenda neza kandi nta gipfuye ndetse nta n'ikigize ute nta n'ikiba bagungamye ongeraho ngo kandi nyuma y'ubukwe bwacu urugo rwacu rugakomeza kuko hari ukuntu abajama muri iyi minsi bari kujya kwipasa muremure bagatanga inkwano zirenze bagakora ubukwe burenze ariko mu by'ukuri bagera mu rugo muri ayo mezi angahe cyangwa mu gutangira kwiyubaka nk'ababyeyi bagiye gutangira umuryango ugasanga bari hasi bari muri manka kubera ibintu byose babishyize muri bwa bukwe mu bwa gutegura ubukwe ntibibuka yuko nyuma y'ubukwe hari ubundi buzima buzakomeza hari ukundi kwiyubaka bazagira hari irindi terambere bazagira so rero niyo mpamvu akenshi iyo bicaye bakabiganiraho akavuga ati ndabona nyuma y'ubukwe hazaba ibi n'ibi tuzahera kuri iki ngiki kugira ngo tugere kuri iki cyangwa se niba twari dufite n'iyo poroje dusanzwe tuyifite ibintu byose mukabishyira ku murongo mugakoresha ubushobozi bitewe n'ukuntu mufite ubushobozi bwanyu bungana ariko nanone murengere ngo munege kwisigariza hari abantu bavuga ngo tujye gushora mu bukwe ugasanga ngo bizeye intwererano nyamara izo ntwererano rimwe na rimwe hari abantu babatenguha zikabura ntiziboneke zihagije intwererano ni nk'akimuhana kazi muri kuko gutwereza umuntu ni kimwe n'ibintu wakoze kwa kundi bavuga ngo kuza kwanyu ni inkunga ikomeye nk'uko bamubwiye ntabwo bamubwiye ngo kuntwerera kwawe ni inkunga ikomeye yaza rero n'ubutwe da akaza akabutaha kandi akanarya akananywa yarangiza akazana na famiye n'inshuti akazizana bakagukonsoma bakagenda rero igihe uzi neza ko ibyo bintu bimeze gutya jya uteganya plan B ubukwe niburangira bizahita bikurikiraho gutya na gutya ntabwo tuzagwa manka tuzaburara ntituzabwirirwa ndetse ntituzabura n'icyo kwakiriza abashyitsi ndetse n'iterambere ntituzabura ikirenge reka mbwira abantu badukurikiye mbabwire ko mfite umukobwa uzi ubwenge mwabahungu mwe mugume mujye mu mandazi muherere muri capati kwa ntuze n'udushyimbo mubure kubereye umukobwa uzi ubwenge ahangaha umukobwa uzi ubwenge ari hano reka mubwize ukuri ibintu navuze nibyo abajama b'iyi minsi batewe n'indwara bita kwiyemera nkuru ubukwe nka Korode nkuru ubukwe nka Habimana nkuru ubukwe nka Jani nkuru ubukwe nka Janine mbese batse inguzanyo muri banki bakata inguzanyo muri banki kugira ngo bakore ubukwe nk'ubwa runaka noneho twebwe ewana nkange rero nzi kwambara ikoti fresh iyo naryambaye neza rirambera yemwe nkanicara no mu misango nkamusabira nzi ngo ni umuntu w'umubosi wateraniye aho ngaho kumbe yari ideni namara kuhava gatoya zigatangira zikaka wowe se bakakwishyura yewe urumva ntago banyishyura kuko nta muntu wakwishyura umusaza ariko bampa agatike
bampa agatike kuko ntabwo icyo kunyishyura bakibona. Icyo nari nshatse kuvuga aha ngaha ni uko abantu bagabanye kwiyemera bakora ibintu biri mu murongo. Iyo ugize umugisha ugahura n'umukobwa nka Fanny mubasha kujya inama mukamenya ukuntu mwazubaka urugo na nyuma y'ejo ubukwe bwanyu bwarangiye, bifite akamaro kurusha gufata miliyoni 5, 6, 10 ukazishyira muri resebusiyo hariya abantu bakazinywamo byeri n'amafanta n'amapanashi n'ibindi, bakaziryamo umuceri n'inyama z'amoko yombi, inkoko bayisomeza ifi n'ifiriti, warangiza mwataha nyuma y'icyumweru kimwe ugatangira kujya kwikopesha no kurya amadeni. Ni amakosa. Hari n'ikindi nabonye aba bajama o kugira ngo isheri wawe nimba gukunda by'ukuri ari umuntu mutekereza mukabi hamwe o kugira ngo ufate ideni ryo gukora ubukwe, nubwo mwana abana simba ashyigikiye ku bana yego, wenda ayo mafaranga mufasha nk'ideni mukayashora muri bizinesi mukayabyaza umusaruro, mwarangiza kuyabyaza umusaruro afite mwabana kubona inyungu, mutangiye kubona inyungu akarirwa mukora ubukwe ariko mwarishyuye na rya deni cyangwa muri kwishyura ya mafaranga mwarabyaje umusaruro. Ushyigikiye guterurana? Oya ntabwo mbishyigikiye, ariko hari abantu badafite ubushobozi aho kugira ngo ujye mu ideni rade kugira ngo ukore ubukwe uzajye kuryishyura wibijije icyuya umeze ngo afazari mwabigenza gutyo. Wakoze se ubwa makeya nturye ideni ryo kugira ngo ukore ubukwe. Reka nkubwire, hari abantu bafite imibare neza gutyo. Hari akantu gato utumye nibuka, hari akantu gato mutumye nibuka. Reka nkubaze, ubundi tumenyereye ko umuhungu ni uko umukobwa agakonga, ariko rero hari igihe umuhungu yaba afite ubushobozi cyangwa atanabufite n'umukobwa abufite. Ese ubundi kuki ari itegeko ko umuhungu ari ufite ibiguzi agomba gutanga iwabo w'umukobwa? Ntabwo bose umwe akuye undi wabo, umuhungu abavuye iwabo n'umukobwa avuye iwabo, kubera iki batuzuzanya? N'ababyeyi baba barareze, ariko umuco w'Abanyarwanda ni ukuza gusaba no gukwa, ntabwo twatatira umuco wacu. None se njye nibariza umusaza, ntabwo bivuze buretse gato, ntabwo bivuze yuko umukobwa aterera iyo ngiyo, sibyo? Wazanye inkwano mu rugo iwacu, hari igihe resebusiyo aba ari iyanjye, dote akaba ari iyawe. Buri wese yavuze ngo ngiye resebusiyo ni iyanjye nzayipevera, dote aba ari iyanjye nyipevera. Urumva ko bafatikanyije nk'uko n'ubundi bagiye kuzajya bafatikanya mu rugo. Ntabwo bivuze gusa inkwano zo nirazima, kuko iyi Kigali muri Rwanda ni ngombwa gutanga inkwano. None se inkwano ni ikiguzi cyangwa? Oya, nishimwe bahereza ababyeyi. Abantu mukurikiye iki kiganiro mu mpere fana mashyi. Nishimwe bahereza ababyeyi ko yareze. Inkwano si ikiguzi, ahubwo ni ishimwe ry'ababyeyi. Icyo kintu mu cyumbe neza. Wabo w'ubuhungu nta shimwe baba bakeneye. Aho ngaho niho nari njye nanjye kwibaza, ese wabo umuhungu bo nta shimwe bakeneye? Oya, bararikeneye naryo kurikenera, ariko twebwe mu muco nyarwanda amenyereye nuko umuhungu ari ujya gusaba umukobwa. Noneho mu Buhinde narumvishe umukobwa niwe usaba umuhungu. Urumva buri gihugu n'umuco wacu. Na Bibiliya bivuga ngo niyo mpamvu azasiga se na nyina akajya kubana n'umugabo w'akarama. Ntabwo handitse ngo n'umugore w'akarama. Buriya mu mategeko cyangwa se no mu muco, niyo mpamvu iyo ubukwe bwabaye ntabwo umuhungu ajya kunyuza umukobwa mu irembo iwabo, ahubwo umukobwa bajya guca mu irembo iwabo w'umukobwa. Ubu babona aho babanyuza ko dufite ibipangu. barakingura ariko ni umuco niko bivuga, kubera ko impamvu badaca mu irembo iwabo w'umuhungu n'ubundi bivugwa ko umuhungu niyo yatura mu mahanga niyo yatura ye burya aba yubatse iwabo. Umuhungu yubaka iwabo, byitwa ko ari iwabo, ku nzu umubyeyi yamwubakiye, akazana umukobwa mu rugo. Niyo mpamvu umuhungu burya iteka ahora ari iwabo, niyo yajya mu mahanga gutura mu mahanga, ariko burya ahora ari iwabo. Niyo mpamvu badaca mu irembo ry'iwabo w'umuhungu, baca mu irembo iwabo w'umukobwa, kuko umukobwa niwe uba wavuye iwabo akaza, bakenera gusubiraho ngo bajye kuramutsa umuryango. So rero abadukurikiye kandi mujye mwumviraho umuco uko ugenda. Gato rero ahantu twari twigarukiye, twari turimo tuvuga ku bijyanye n'ubushobozi n'uburyo abantu bashobora gukorera ibintu kwiyemera kugira ngo bakore ibintu byiza bereka abantu. Ariko jyewe nashyigikira yuko abahungu bacu abakurikiye kino kiganiro ndetse n'abakobwa tugabanye kwiyemera, ahubwo tujye inama duhoze imbaraga. Ibi bintu iyo mugiye inama ibintu byose bigenda ku murongo. Bino bintu ikintu birimo bizana byo kwiyemera no kwiyereka umuntu gutari, nibyo birimo bizana divorce za hato na hato. Nese tuvugisha ukuri, Aga na Miki si bazakora ubukwe ejo bundi, si babanaga nk'umugore n'umugabo se, hari urwango rwari rurimo se, si bakoraga bagatera imbere bagafatanya bose hamwe. Hari n'icyo bita urukundo, ni urukundo, ibyo ni imbaraga z'urukundo. Ni urukundo, ariko ntabwo wajya gusaba umukobwa ngo umukobwa ugire gusa yari amafaranga.
oya ngende bakuzanire nk'icumi bise bahite baza mu rugo mu bo turi kuvuga abo ntabwo barimo ntabwo bari mu muco wacu aba ntabwo bari mu muco turi wacu kuvuga ku bantu bari serious nk'urugero abandi bazajya bubaka mu urugero warutanze rwa Mikinaga rwose batweretse urukundo kuko struggle zose bagiye bacamo abantu bagiye babarasa imyambi y'uburyo n'ibumoso bari kumwe ariko bakomera naho none bageze igihe cyo kutwereka ibirori. Ikintu nabonye iyo umaze gushaka waba wakoze ubukwe waba utabukoze ugashaka, nabonye nimba ari ikintu cya mbere Imana ihereza umugisha abantu bahuje bakabana, Imana ibubahiramo umugisha. Abantu bafite urukundo, abantu nyine bahuje bakabana. Bibiliya irabivuga ngo Imana ibarinda n'ibyonnyi cyane, uba wirinze byinshi aho kugira ngo ugume aha ngaha bavuze inshuti mbi utarabona amafaranga yo gukora ubukwe, ugume uri aho ngaho bene hirya no hino ugukuriye wese agutwara. Fazara waza tukabana tugahiga amafaranga yo gukora ubukwe tubana. None se hari abandi bakobwa batekereza nk'uko ba? Ntabwo mbizi ariko ntabwo babura kuba bahari kuko ntabwo navutse njyenyine. Mu Rwanda rwose yaringize ngo hari ufite uhita umundemera. None se arinda mukuremera wamugishije inama ko azifite. Abonye tsira bivuga ko pase zitemewe. Ni ukubeshya ko mu muco nyarwanda kuranga bibaho. Mu muco nyarwanda kuranga bibaho. Buriya rero nuko babihinduye muri iyi minsi babyise pase, ariko kera byari ukuranga umuntu arangira undi umugeni. Hari ibintu mutari gusobanukirwa. Pase yavushatse kuvuga ni ziriya zitemewe. Kwa kundi umuhungu yavuga ngo ngiye nshaka umukobwa ngo turaba turi kumwe iri joro, umuntu agahita amuhereza umukobwa, ni nko gucuruza rero. Izo nizo pase udashaka. Ariko kurangira umuntu mufitanye gahunda ushaka wishakira umugore ntabwo byakubuza kunyandikira nshuti yanjye. Pase arayikunda. Ni ukuvuga ngo pase mu muco nyarwanda nuko bihindura amazina iremewe. Mu muco wa kera pase ni ukuranga, kwari ukuranga. Kandi muvandimwe inshuti yanjye wangisha inama, wambaza umukobwa muzima, aho wamukura wambaza umukobwa muzima uwo ari we. Niyo mpamvu dukora ibi biganiro kugira ngo umenye umukobwa muzima undi namubwirwa n'iki. Rero tugarutse gatoya, byanze bikunze turimo turumva icyerekezo cy'aho twaba tugana, ariko kandi n'umukobwa muzima muri iyi minsi nk'uko n'umuhungu muzima bagoye muri iyi minsi kuboneka, ariko twagira ngo tubagire inama. Ako barahari nuko babihisha, ahubwo muri hehe mwaje mukigaragaza. None warakuntu biterwa nanone n'ikigare bagenderamo, ugasanga umwana ni muzima afite ibitekerezo bizima, ariko yakurura y'ibigare bagenderamo zigatuma nabyo bitekerezo bizima rufite biyoyoka byose. Abo babita inshuti mbi. Niyo mpamvu navuze ngo muri uyu mwaka wa 2026 buri wese akontorore nimba wowe ubwawe wakwifuza kugira inshuti imeze nkawe. Nimba wagira inshuti imeze nkawe rero y'ingirakamaro nziza nyine muri rusange, urebe inshuti muri kumwe zizaguteza imbere, zizatuma ubona umugabo muzima, zizatuma witwara muri rubanda bakubone gute. Birebe banza wikontorore n'ibyo urimo, nubona ari bizima ubundi uza twikomereze. Ugaruke gatoya, wowe ushaka inshuti nzima urinde nyine mwindi kuvuga ngo banza wirebeho. Njyewe kuri njye ndi inshuti yabera indi nshuti nzima. Niyo usanga wikontorora ukabona uri inshuti yabera indi nshuti nzima, sibyo? Nawe ushaka izo nshuti zimeze nkawe. Ariko igihe uri kubona uri kubyica mu bisheke, banza wikosore ubone kugendana n'abakosotse. Mu bisheke, akantu ko mu bisheke rero ushyizemo niko najyaho twibazeho. Arya ibisheke bivamo isukari, bivamo umutobe, buriya mu bisheke bivamo n'amazi. Aho kugira ngo rero ujye mu mazi wafuma ujya mu mutobe, urumva? Tugaruke gatoya ako nagaciyemo. Aho kujya mu mazi wajya mu bisheke cyangwa mu mutobe. Nagira ngo mbwire abantu gatoya, niba wumva ushaka kugira urugo rwiza, ukumva ushaka gutandukana na divorce ziri kuvuza ubu hanze aha ngaha, banza umenye ngo jyewe ndinde, ndashaka nde. Ushaka iki wowe? Uri we biragutera kumenya uwo ukwiye kuba wejo mu gihe wowe uri we wahinduka cyangwa wagira ibyo hindura. Niba uri umusore muzima, Imana yakwandikiye nawe umukobwa muzima, nubwo ushobora gutungurwa no kugwa kuko utari muzima, ariko nugira gushishoza uranamugwaho, kuko barahari. Abakobwa b'imfura baracyahari, abasore b'imfura baracyahari. Gusa ni ugukurikirana kuri MC Peter TV Show, ukabasha kugerayo neza, ukabona ibiganiro byose bikugira inama nzima.
kanya gato turabagezaho ikiganiro kijyanye n'uko imisango y'ubukwe ikorwa muze kubimenya rero byose mube muri hafi Fani nta kintu bababwira ngo baze gukora subscribe se na comment na share kuri ya channel kora subscribe like share and comment kuri MC Peter ujye kuri hit and run kuri subscribe tukugezaho ibintu byinshi bitandukanye ko hit and run bahita bagira niya ndirimbo y'umunyamerika kazi mu Jamaica nanjye narabisacinze rega hit and run n'indirimbo TV ongeraho TV cyangwa niba hit and run bimenye hit and run TV seko mbikurusha ari channel yawe niba mwabyumvise neza iyi channel yafaburetse gato Fani niba bakumvise neza ino channel yawe nimutavuduka murangaye ngo ni hiti ni ukuvuga mbese ubwo ni hiti gira ubushyuhe nurangiza ni shyuha nurangiza wiruke hit and run TV ngo shyuha wirukanyira kuri televiziyo ngo yabwiraga abagabo ni mushyuhera mwirukanyira kuri Fani ikindi hari Fani TV de Sasekate nayo bagezaho uko twakwitwararika mu buzima bwa buri munsi naho mugende murebe ibiganiro nshyiraho hari abantu bagiye bamafite depression z'ubuzima depression z'inkundo depression z'ibintu bigiye bitandukanye bitewe na situation arimo ibyo byose mbasha kubika kansoringa uyu mwana rero yakuze akiri mutoya murumva ko yakuze akiri mutoya kandi wa muhungu wowe uri maso wowe ukanuye ngaha honde nanezezwa no kuzicara nkamugohereza neza mu gatimba mu gushyira mu maboko nk'uguhaye umugore muzima so kuri MC Peter TV show munyarukireyo mukande subscribe comment share kandi none umwanya wanyu muduha kugira ngo mukurikire ibyo tubagezaho n'ingenzi turabashimiye cyane